Byo nk'umugabo wanjye yaratahaga nka 5:00 z'ijoro atubugari burakonje. Hari byinshi. Yaza aho ati ubugari noneho nta buhari kandi ubwo gabundi yavuze ko bigize gute bukonje nabwo nkakubitwa. Mu divorce. No Brad Shaw. Ngo barabakanga ariko ko Brad Shaw bagutinyisha umuntu. Baragutinyisha. Ukajya mu muntu n'inyamaswa. None harakantu wambwiye. Umugabo ari muri salo. Ngo umugabo ngo n'umwana wundi ukajya ngo uri umwana wa mama. Ukabona umugabo uvugiye kuri telefone ntazi umuntu muri kuvugana akayisa kwandikira iki message nkomeze kuvugana n'uwo muntu ngo ubwo n'abasanga ngo mufite ngo gahunda hanga ibikini byakahita nakubloka bro uzindi kuvugana nani baba bafitanye amabanga menshi utamenya na Pamela ashobora kuyigurira kubera agatwiko umugabo akayimuhereza kugira bubaha umugabo kugira ngo bubaha umugabo ni byiza bwo n'abagabo bafite amafaranga umugurira abagore banyu imodoka mutugurira imodoka umugabo wanjye ababyumva ujya kumva ngo umugore yisha ngo umugabo yisha umugore ngo umugore yisha umugabo gutyo nyine ibyo byose biterwa n'iki nakwa Kongeye kubaha ikaze mwese mukurikiranye GGS Media TV twizeye ko mumeze neza muri amahoro abatameze neza mwihangane hano twakiriye ibizungerezi abakobwa beza abakobwa cyaba mama abamama okay reka tubakire hi guys my name is Giselle batubaye ikaze kuri GGS Media hano ni buryo bwanjye ni ibumoso ibumoso bwanjye hari ibumoso niho hazajya intama nziza cyangwa intama ni intama nziza yego hano ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umumama nitwa Oliver Irankunda yitwa Oliver tukaba turi mu gipangu cy'umuherwe kazi witwa Giselle Giselle uratwemerera iriya modoka turaza kuyishyiramo tugiye gutaha babona aho ataha mu nzu igeretse Giselle apartment ku myaka mike yafite biva hehe Giselle ingiye nanga iminwa abanyamakuru mugira nyine no kubwira abantu bose kugira ngo niba ari ugukora cyane niba ari iki biva hehe kwera biva hehe nyine ibintu byose biva mu gukora hari abakora ntibikunde buri wese nyine n'umugisha w'igihe nicyo navuga kandi ibintu byose gushaka no gushobora ikintu cyose iyo ugishatse ukagishyiraho umutima kirashoboka ikintu gishyizeho umutima kirashoboka aha bahita gute byabahamenye bazagusurira n'abafana ushaka kunsura zanyandikire mu muhekaribu yazandike inbox muhekaribu yego umubyeyi dusanze hase ni umushuti wawe ni umuturanyi mu present kugira ngo abantu bakurikiranye channel yacu bamumenye baramuzi ntabwo ari umuntu mushyashya okay bashobora kuba bari gutungurwa n'ibintu biri kuba vuga ati Giselle yabaye umutumirwa ubundi yabaye umunyamakuru ubundi yatuzengurukije Kigali byageze gute gasanga byabacanze ubu ngubu turi kuganira bisanzwe mbese nta mutumirwa uri hano turi kwiganirira Olive ni umushuti wanjye muramuzi afite YouTube channel yiwe yitwa James and Oliver TV James ni umugabo wawe James ni umugabo wawe bakora amaplank mukora amaplank nanjye buna yaraje kunkorera plank ubwo mubonye bazayibona hari gihe bazajyaho bakayisangaho bo bahagere gusa bagenda bakore subscribe share no kuri bamusupportinge bamwere ku rukundo twanamwinjije no muri kariyeri ya sinema niwe wamwinjizemo ntabwo mbizi araza kuvuga umuntu wamwinjiza muri sinema ntabwo mbizi ariyo filime ya mbere yakinnye cyangwa atari filime ya mbere yakinnye ni iya mbere nkinnye iri kuri YouTube ariko ntabwo ari iya mbere ntabwo ari iya mbere nkinnye ariko twakwinjije rero mu sinema bwa mbere urumva ko ajizo maze gushyiramo abantu bangaye hari inde Sheila se Sheila abandi ntabwo mbaza amazina yabo ariko ni benshi nyine baza muri sinema bwa mbere Ange
hari abantu nyine baza muri sinema bwa mbere tukabashyiramo ariko njye ntabwo mba mbibuka. Yego, reka mbere yuko tukomeza hari akantu nshaka kubabaza kuko hari ibintu biri kuvugwa cyane muri iyi mihanda. Mwabonye imodoka The Ben yahaye Pamela Range Rover. Bibona ite kuba umugabo ashobora gufata imodoka nk'iriya akayiha umukobwa batarana abana uretse ko babanye mu mategeko ntibarabana? Ubashije njyewe ubashije Olive. Turahera kuri Olive. Yego, njyewe uko mbibona iyo umuntu mwabanye mu mategeko bizwi ubundi aba ari umugore wawe. Burya urusengero basezeranye mu rusengero ntibasezerane mu mategeko, aho ahubwo niho haba harimo ikibazo. Ariko kubera ko leta ibizi ko ari umugore we kuyimuha ndumva ntacyo bitwaye. Ni igikorwa cyiza kabisa. Ni igikorwa cyiza kabisa. Njyewe icyo navuga ntabwo ari ngombwa yuko mwasezeranye cyangwa mutasezeranye. Bajya bavuga ngo urukundo ni byose. Ubundi isezerano rya mbere ni cya gihe umugabo ndagukunda. Mbere ni hagati y'abantu babiri bari kumwe. Hari ibyo baba baravuganye twebwe tutazi. Ibyo rero nibyo bishobora gutuma avuga ngo ndamuhiye impano. Ari vlog njya nkunda gukurikirana za Nairobi. Ni umumama yarabyaye umugabo aramubwira ngo nzaguha imodoka. Nyine nubyara nzaguhemba nguha imodoka. Ariko imodoka yayimuhaye ejo bundi umwana yujuje umwaka. Ariko umugore expectingaga ko imodoka azayibona kiva kwa muganga. Akimara kuva kwa muganga yivaga imodoka azahita ayibona. Ariko niyo yashakaga umugabo yarengejeho cyane amuha inziza cyane birenze iyo umugore yifuzaga. Rero no kuvuga ngo abantu babiri bakundana baba baziranye kuri byinshi, baba bafitanye amabanga menshi utamenya. Na Pamela ashobora kuyigurira kubera agatwiko umugabo akayimuhereza kugira bubahe umugabo, kugira ngo bubahe umugabo. None byumva ikibazo kiza aho ngaho ku bantu bakundana. Hari igihe usanga bashwanye agashaka kuyisubiza kandi yarayitanze. Ariko naho ubundi ni byiza bwo n'abagabo bafite amafaranga umugurira abagore banyu imodoka. Mutugurira imodoka umugabo wanjye ababyumva. Olive akaba arisabiye. Ni ukuri James kandi uzarebe n'abagore benshi. Abagore benshi nibo batwara imodoka nziza mu mujyi wa Kigali. Kabisa icyo kintu uzatugenzura ama Prado, ama Benz meza ari ku butaka usanga ari abagore bayarimo. Rega abagabo ntabwo burya umugabo usanga n'umugore ageze umugabo ku kazi agatwara imodoka kandi imodoka yanditse ku mugabo. Ibintu byose n'ubwumvikane. Njye nabishimye kuba yamuhaye gift y'imodoka. Yego ni igikorwa cyiza. Ni igikorwa cyiza. Wabwira iki ku bantu b'abagabo ba promisinga ikintu wenda akamubwira ati nzaguha iki ntakimuhe? Wababwira iki? Nababwira nyine ko ari ububwa. Ni ububwa? None. Oya, hari ikintu bita amareshya mugeni. Urayumva? Ukabwira nk'umuntu uti nzaguha inzu. Nyine abagabo basezeranye ibintu abagore ntibabibahe. Ntabwo ari ubunyangamugayo. Uragira uti ni ububwa? Ni ububwa kuko nkanjye nk'urugero wenda reka nitange nk'urugero kuri njyewe. Njye iyo umuntu ansezeranyije ikintu ukuri ndacyizera. Kisi utumva ko byajyaga nyine nenge ukubwira nizera icyo kintu. Wenda duspose nkenda nka Olive arambwiye ati ni urugero use wenda ni ikida. Wenda reka mvuga ati Olive wenda aravuze ati nta deal ugira. Ni urugero sibyo? Wenda arambwiye ati ko nkuzi wenda nta deal ugira. Akambwira ati nzakugurira deal. Yego. Idero hari giboni iki? Ubwo nari amakanzu nyine y'abisilamu. Yego. Aba ari atuma umuntu relax. Agera hasi. Ndabyizera. Ntago mnizera igihe yambwire kuko ntago mba nzi igihe yambwiriye. Ako muri ngewe cya kintu nyine gikomeza kunzamo nkakomeza kuvuga ngo kandi kana kansezeranyije kandi kana kansezeranyije iki. Noneho ikibi kikaba kwa kundi umuntu akubwira ngo sheri ngo mu kwa gatanu nzakugurira imodoka. Surely uwo muntu si urota mu kwa gatanu hageze akabona kwa gatandatu kwinjiyemo akavuga ati ni crise. Kabona kwa karindwi kwinjiyemo ni crise. Burya iyo ikintu wasezeranyije umuntu utakimuhaye burya uramwicaza ukamubwira ati sheri nkunda cyangwa
sorry excuse me twese umugore mwiza ahantu nayo niteze udufaranga mvuga ngo aha nahegeye kizagera mbona amafaranga none byanze burya no mu ngo kuganira ni ibintu by'ingenzi cyane communication ni ingenzi ureke no kuvuga ngo umuntu yakwemera icyo ntakiguhe nemera ko umuntu yakwemera icyo ntakiguhe ariko aguhaye impamvu ntabwo burya umurakarira ahubwo umufasha gukemura ikibazo kiri kwihutirwa muri aka kanya cyatumye ataguha cya kindi noneho ibindi bikazaza nyuma ariko iyo utavuze wa muntu arakurakarira akakubonamo bwabo bwa nyine navuga ntabwo ari byiza ibyo bintu wowe njye ku giti cyanjye ndabyanga urabyanga ku buryo atabikoze icyo yagusezeranyije hari ibintu byinshi wabana mu buzima akabibura birambabaza kandi ntabwo nabikubwira nicyo kibazo ntabwo nakwegera ngo nkubwire ngo wansezeranyije ikintu kandi gutyo uba uri kukimwishyuza kandi ntabwo yaguhaye igihe ahubwo utegereza ko abikora rero iyo ubonye atabikoze birakubabaza yego byanga ni ibintu byiza cyane turagenda tufatiraho n'inama ku byo muri kutubwira Gisele kinavuze ngo communication mu rugo ese ni ikindi kintu gishobora gutuma urugo rugenda neza ntimushwane ntihabeho kwahukana ntihabeho kurwana ntihabeho kwicana dusigaye tubibona hano mu Rwanda uretse communication watubwira nk'ibindi nka bibiri ese ubundi umugore yahukana agiye ngiye mbabaze ngerera ibintu mbana ari no kuba ajya muri geta gashaka geta jewe byari ibintu mbana ari ko uvuye iwanyu sibyo oya haraho anya kuvuye iwanyu usanga James harahugera ngiye nkabishyigikira kwaho ni gute umugabo yagukubita buri munsi ukaguma muri ariko agukubisa arakwishe ariko none se abicana biturukaye ntibituruka mu kurwana dore n'ibi ngibi duhora kuri YouTube ugasanga umuntu ngo ngewe ngo navuye mu rugo ke simpakanye wenda umuntu wavuye mu rugo ni byiza pe ari igihe urugo rukunanira ukagenda ariko ntakubeshye biriya bintu bijyana n'imyaka umuntu afite byereka nkubwire biriya bintu bijyana n'imyaka umuntu afite yo kujya wowe ndakubwiye ngo n'ubwenge bwawe imyaka 20 yawe uri kubyumva uravuga ngo ni gute umugabo ansuzugura sibyo ni gute umugabo nkubita nkanda ejo ukazana umupanga ukamutema mageragere sibyo byakunanira ngo kugira ngo nzice umuntu ureka njye kwikodeshereza ukajya gukora mu kabari abantu ukazajya basiga muri ghetto ugaha abantu ubuzima bubi n'uburere bubi none se kugira ngo mutahe umugabo ataha bakubite mwese aho bakubita ariko iki urumva umugabo ni inyamaswa ku buryo aza mu gitondo akagukubita aguhoye ubusa umugabo araza akagusanga wicaye hano babi murabazi ariko abagabo babibahe n'abagore babibabaho none se ngewe muvuga ngo abagabo babi ngiye muransetsa abagore bataza kunyumva nabi muri comment kubyumva gereka nkubwire si ikigiki ibyo bintu byo kwahukana sibyo ndabizi ko kwahukana birashoboka bibaho 100% kuko ntabwo twihangana kimwe n'ubwenge bwanyu n'ubwenge bwacu ntabwo bumeze kimwe sibyo icyambere abagore barashokwa yego ako kantu vuze yewe uriva kugira ngo n'ubutaha utazanongera kwishyiramo icyo kintu ngo ibikindi ngiye utazanahamagara kwambira ngo ari ibintu byo udashaka kumbwa ko gena ngo ngiye kwakanira iwawe ngo mugiye ntegereje gito mandaje uncumbikira ngiye kumvira unuza oya njye ntago nzahukana iyo mikino numva kunzanaho iyo mikino ngiye ntuza ntago nzahukana ariko njye ntago na judging abantu bahukana njye se nabajudginze aha tuba turi tuba twumvwa n'abantu benshi cyane kandi batandukanye nabo baraduha comment rwose nabo baraza kutubwira muri comment buri muntu wese afata ibintu uko abyumva nuko umutwe uri kumubwira Olive ugendana n'abakobwa batigeze bubaka batazi urugo cyari cyo wowe uvuyemo ukoze ubukwe cyo ni Kigali aho wagenderagamo sibyo wowe ugize amahirwe Imana iguhaye umugisha ubonye umugabo mukoze ubukwe murubatse cyangwa uranagiye kuko ushobora no guhirwa utakoze mariage sibyo warangiza njyewe ukeka ko nishimye kubunsize nubwo nakwambariye mu bukwe bwawe ntago babishimye nshobora no kwishima hari n'abishima ari prank nshobora no kwishima oya nshobora no kwishima nta buryarya nshobora no kwishima nta buryarya ariko nibo bari crise yaje rero mu rugo niho handi mujya muvuga bacu magana cyane bakavuga ngo abasangiye usabitanira isamba uri kubyumva
noneho niyo mpamvu abakire batajya bapfa kwahukana umukire agenda akahita ajya mu kindi cyumba bagahurira muri salo ariko abantu bafite ubusa ku 10,000 byabo ngo nagiye ngo ibyo 10,000 ukajya bihembwa bimpe ngo tujya tubigabana ugasanga umuntu yabigize ibintu by'intambara. Olive kwahukana si byiza kuko iyo uvuye iwanyu haza abandi, uretse no kuvuga ngo haza abandi ari ukuntu wishakira n'umugabo ufite imico nayo itandukanye. Sibyo njye ari umushuti wanjye nzi nareba kino kiganiro arahita bimenya ko ari we navugaga. Abanye n'umugabo we ndumva bari umwaka wa 8 babana kandi umugabo aramukubita amukorera ibintu bipe uri kubyumva asa muhora iki nyine nibyo ndigira ngo nkubwire. Hari ukuntu uvuga ngo umuntu azahinduka ntahinduke pe sibyo ariko nemera ko kwihangana k'umuntu bijya bikugeza kure kubera abana kuko ntabwo abantu bose bari mu ngo bazishimiye ariko bazibamo kubera iki kubera abana uri kubyumva. Umugabo naza niba yagukubita uyu munsi amazi y'ubugari sibyo hari umumama agiye twize kuganira kera rwose arambwira ati tujye nk'umugabo wanjye yaratahaga nka 5:00 z'ijoro ati ubugari burakonje hari byinshi yaza aho ati ubugari noneho nta buhari kandi ubwo gahunda yavuze ko bigize gute bukonje nabwo nkakubitwa ati niga noneho kuzajya ncana imbabura ahageze nawe naje nkahita nshyira amazi y'ubugari nkamubwira nti mugabo mwiza ni humura ntibigiye gushya akarinda asinzira bya biryo atagize gute atabire nabwo abagari ntabusonze bigatuma atamukubita uri kubyumva ako kantu numva bigiye yahoraga mukubita ubugari burakonje no ntabwo watetse ariko noneho yaza agasanga amazi ari kumbabura ngo ati sheri dobire yihidure uko ukomeza kumushuka umwita sheri umubwira utugambo twiza nawe akahita agwagaho akahita sinzira ariko umugabo araza akakubwira ati Olive inkweto zanjye ziri he nambarana nawe. Aha nicyo navugaga ese umuntu yagukubitira ubusa urumva umuntu wagushatse agukura urushyi bahita baguhereza rwihuse urushyi wowe ntabwo umamagara uvuga ko bagukubitse bakuziza inkweto uriya mugabo yarananiye nta muntu wivuga nabi ntazajye umuntu kubeshya uri kubyumva n'abana ba mama bose ariko hari abagabo njye nemera ko abagabo ari babi ndabyemera hari abagabo babi hari umugabo usinda agasindana amahane murabyemera menya rero umugabo si n'umugabo gusa abantu benshi banywa inzoga abafite ukasinda ese ajya asindana amahane akaza arwana tu yinjira mu nzu arwana nkabyaye suza ururimi rw'umwana wawe aka kanya umwana wawe yavuze ikintu ntumenye icyo umwana wawe avuze none se umugabo mwakundanye mukageza ku rwego rwo kuvuga ngo tugiye kuba umugore n'umugabo ntabwo uzi umuzi yegora akushajize ziko ngiye kujya nkuzana abafilm abagore bashatse vuka bagira niba umuzi ukeka ko nyende bukumenyere oya none se niba umuzi nyine uzi ko asinda akarwana umubwire neza abagabo bakunda kumva nongere mbisubiremo n'aba atagira n'umugabo wenda uvuga ngo ndi no kumuvugira kubera ko ntabwo nzi abagabo benshi sibyo ariko experience y'abamama bakuze baturuta tugenda twumva ugasanga umuntu aje kuri YouTube aravuze ngo umugabo ngo yanshaga inzara gutya na gutya ndabyemera bibaho sibyo bibaho iyo experience ndanayifite bibaho ariko nubwo uwo mugabo yakwishishije inzara ndakubwiza ukuri ko 60% nawe bifite mu ruhare gute rero gute nibyo ngiye kugira ngo mbwire uricaye akazi ufite sibyo umugabo mu mwaka isabune umunyu amavuta igitunguru ikintu cyose sibyo naho ari igihe umwaka bya bintu yatekereza ko nta n'amafaranga afite mu gitondo ari bumujyane ku kazi yatike akavuga ati wamba pfasha ukama amahoro nkakubura noneho ukababara wababara ukamubwira ikijambo kibi wamubwira ijambo ribi nawe akagusubiza irindi kwa kundi muri kugenda muhana ahantu utuntu umwe ntabura uko akuramo umujinya akaba yagukubita nawe ushobora kumutangira ukaba wamukubita bikagira gute bikagenda uko nguko naho ubundi kwahukana kera bajyaga bavuga ngo niko zuba kwa ngo genda ngo ushire ngo amasaro ngo mu kanwa ngo utuze ngo biraza gushira sika mama bagira se batubwiraga ubundi ugasanga ibanga ry'urugo warisataje niba umugabo gukubise rimwe ukayituza kwa Jizera uriya mugabo bimeze
gutya mu Ikiganiro gitanda kuri- ntabwo uzagira imana yo gusanga Gisele afite ubwenge nk'ubu ushobora usanga undi w'igishwi hasi yawe akavuga itahire nibyo zinga yagiye wigendere. kukubwira Oya, ariko hari aho bigera. uri gute umukobwa usa nkawe bamukubita ibyo ibyo ndabyumva ndabyumva nawe bamwicisha inzara nawe ukahita ubitekereza ko ari ibyo oya ibyo ndabyumva ntazibana zidakomanya amahembe ariko reka nkubwire ukuntu mubikemura mushobora ibyo rero nibyo abanyarwanda bakeneye ibyo bakeneye kandi benshi bishobora kubaho ariko njyewe ikintu ntari kwemeranya nawe ni kimwe ibyo uri kuvuga nibyo ndabyemereje uba ugomba kwihangana ugakora ibishoboka byose ugatuza ukaguma muri urwo rugo ariko hari aho bigera njyewe nkumva nakubwira ngo sohoka ugende kuko hari igihe umugabo ngenda muzi njye hari umugore nzi ya ni inshuti yanjye apana kubikubwira warabiboneye yanjye narabyiboneye kuko twari duturanye umugabo yaramukubitaga buri munsi amuziza ubusa oya nyine yari wa mugabo ukunda gusinda yasinda akaza akarwana akinjira mu rugo umugore yari atwite buri munsi bakamukubita buri munsi umugabo we agataha amukubita noneho yaba atamukubise ari byo bya bindi ngo abasangiye ubusa bitana bisaba umugabo akaba yenda nta mafaranga afite yari umugabo wo mwiyemeza akanga gukora akazi kose abonye ashaka akazi keza cyane akabura amafaranga bakabura n'ayo kurya umugore akicwa n'inzara akamukingirana mu nzu bakaguma mu nzu iminsi nk'ibiri bari kumwe yagenda akanamusiga amukingiranye umugore yamukingura akaza yiruka akaza mu rugo akambwira ati rero ndashaka ibyo kurya ndashaka umpe ibyo kurya urumva akabimuha akamugaburira nkabimuha nyine umugore akarya akambwira ati inzara irenda kunyica kandi atwite ubyibuke noneho buri munsi akamukubita njye nagezeho nkibase nk'uyu mugore ararwana n'iki gusa ntabwo wabwira umugore w'umugabo ngo sohoka mu rugo ugenda icyo gihe ni wowe wumva umwanzi ariko mu mutima nkibaza se nk'uyu ararwana n'iki ibyo nawe ndabizi niyo nakubwiraga noneho uzumve nko mu ntara kenshi iyo ndeba amakuru ujya kumva ngo umugore yishe ngo umugabo yishe umugore ngo umugore yishe umugabo gutyo nyine ibyo byose biterwa n'iki na kwa kwizirika uvuga erega hari abagabo badakina hari umugabo uza akagukubita kandi akagukubita ikintu kibi hari n'umugabo usinda akarwana kandi akarwana nabi hari igihe ushobora kuvuga ngo uri kwizirika mu rugo ngo nagushaka kwahukana nagushaka kwiteza abantu nagushaka kuvuga ibiri kukubaho ejo ugasanga upfiriye muri iyo nzu kandi na leta ihora ibivuga leta ihora ivuga ngo nimba mufitanye amakimbirane caho uzingutwa ugende kuko hari abagabo badakina ndabyemera ko ari abantu badakina sibyo ibyo biri kuvuga ibyo ni ibintu bibaho bya buri munsi sibyo ariko nakubwiye ngo ugasanga uwo mugore ari kubwira leta ngo umugabo dufitanye amakimbirane abyaye 4 ndetse ntihari uwabica afite abana 6 akabasiga uretse gato abyaye 4 umugore wahukana ubundi mu muco nyarwanda gutya kwahukana kirazira kikanaziririza bavuga ko umugore wahukana bamwita igishwe kubera ko nanjye reka umusangizeho ubundi umugabo niba aza asinda akagukubita nubona yasinze uzi ko ushobora no kujya mu kimba ejo iyo zimushizemo ayongera akamumuriza kandi iyo zibashizemo baba abantu babiri ibyo ngo yavugaga nibyo njyewe mama ndamuzi igeze no kwahukana nanjye azi wanjye sibyo tumanana like nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3 yongera asubirayo tugira ngo bigiye kurangira byo kugenda neza ahubwo biriyongera uwo mugabo mwaramuvugishe na leta yaramuvugishije ariko mumuvugishe cyangwa tukamwicaza nkara ashobora kukubwira uzikora nakubwira umugore uzikora kuregera umugore wo kumirwa ndi kuvuga iyo umugabo yaducaga wenda turi nk'ahantu yamunyuraga usetse ati akamuvugisha neza ku buryo ushobora gusanga ari akantu seriye bapfa ari umugore bapfa n'abagabo b'indyarya hari abagabo b'indyarya uretse turagize ahantu ubundi umugore n'umugabo ahantu bahurira ni mu cyumba iyo mu cyumba bitameze neza no handi hose ntibizigera bimera neza biranga sibyo rero abantu badukurikiye bakuru bazi kubaka icyo ari cyo kubaka gusenya si byiza ushobora gufata inshuti imwe y'umugabo wabona y'inyangamugayo yego ukayicaza ukayibwira ati umugabo wanjye gutya na gutya sibyo ariko ibyo nge nakugira inama yo gukora ibyo ngibyo wowe warobanje wowe kwivugana n'umugabo wawe kuko nagagukubita ukamenya ururimi nkuko wabivuze ati suza ururimi rw'umwana wawe ukamenya umugabo wawe niba yanga amagambo menshi abagore bakira barababwiraga ngo
niba umugabo wawe yanga ko musubirikanye kuko hari umugabo ndavuga nawe ukavuga unywa amazi ukanywa amazi akavuga ukamwihorera amazi ari mu kanwa urumva uko ni ukumenya umugabo wawe rero noho ni ukuvuga ngo ubundi uganira n'umugabo wawe ko ntabwo iminsi yose ahora gukubita hari iminsi aba atuje ari umwana mwiza nkamwe gateko sheri urambangamira hano ujya umuhohotera uri kubyumva mukaganira na wenda akavuga ati mukubitira n'imbabazi ngukubitira iki ukakimenya iyo byanze wegera mugenzi we mbere yuko ibintu byihuta mu buyobozi rero ubuyobozi ni ababyeyi bacu baraturera ariko ntago ibintu byose tubijyana mu buyobozi tutarabanza kwicara nka famiye kuko n'umuyobozi uzariwe mwe bagiye guhana divorce abantu leta irabanza ikabicaza rimwe kabiri kangahe mukabanza mukaganiraho niba koko ibintu murimo mwabitekerejeho sibyo hanyuma ukavuga ati gutya ukamumuregera akamuganiriza iyo byanze nibwo wihutira kuba wajya kubwira ababyeyi niryo kosa ribu ugasanga umugabo bigenza kosa kamwe konyine agiye kubibwira nyirabukwe oya ibyo byo ubusuzuguje umugabo iwanyu none wanakwanga kurutaho kandi yajya bakavuga ati dore yambwira atambutse inkubitira umwana kandi kuba ari nyoko arakumva n'amarangamutima ababyeyi nkanjye bagira amahane itavuga ati umwana wanjye mu rugo ase mubona kiriya kintu bavuga ngo niba nyoko ngo ari igihe nyoko aba yarasenye yarahoraga yahukana ngo nawe bikagukurikirana bibaho karande ariko niyo byaba ari na karande urumva ntago uzigera ubaka nko mama wawe yubatse ugerageza ubakana neza ushaka kubaka nk'uko urugo rwanyu rwamaramazo ngiye cyo nababwira kwahukana ni bibi ntazajye umuntu wahukana sibyo ujye muganira gusa umuntu ntazakwice uzabishyikiriza ubuyobozi aho ubona biri ngombwa ariko iyo ubona bitararengera amazi atararenga inkombe murigana icyo adakunze ukakimenya icyo udakunze ni nabyo bituma ugasanga umukobwa w'imyaka 23 ngo sinshaka kubaka ese ko icyo udashaka ngo karaka se byamunanye ngo karaka se ngo kubitwa ngo nanjye nkubitwe ntago abagabo bose bameze kimwe nta nubwo abagore bose bameze kimwe abantu twese dutekereza bitandukanye ugiye no kubaka si ngombwa kugisha inama umuntu w'umudivorce no brad show ngo barabakanga ariko ko brad show gutinyisha umuntu baragutinya ukajya mu muntu n'inyamaswa none warakana bambwiye umugabo ari muri salo ngo umugabo ngo ni umwana wundi ukajya ngo uri umwana wa mama bakubwira umugabo bwageze ngo murugo umuntu agahita amukuramo inkweto kagapfukama ngo gapfukama noneho ngo ukarurira umugabo upfukamye ubwo se ibyo bintu ayo mavi bakagirwa amana ikindi kintu cyatekeje nk'umugabo ngo kimugendera kure ngo kimenya ko atari musaza wese uri mushiki we erega abagabo nabo ni abantu nkatwe yego nawe niba mubwira ngo ni umwana wundi nawe azagufata nk'umwana wundi mubeho urese uwo turi kumwe n'umwana wundi gutinya umugabo mukundana ubundi date yanyu uburyo mwari mubanyeho n'ubundi niko mukomeza n'ubuzima busanzwe noneho umuntu niba muri kudetingana mutari abana ukabona mutongana buri munsi ukabona ntimuhuze ntago umuzigera mubana bibaye byiza wabireka ngeyo nama for free niba umuntu mukundana yifata akagukubita urushyi nuko tumana tarago kandi abakobwa ngiye mureke bagarukire ngiye niba umuntu mukundana akakanya yifata akakuzinga urushyi ujye ucaho rwose wigendere shaka nkubwire ntuzarinde ko gukubita urwa kabiri ntazanaguhe excuse kuko nta excuse ngiye hari couple nabwiye umukobwa ndamwambabarira ukurema akayo karenge ugenda kabisa abantu muratongana buri uko muhuye mugatongana buri uko muhuye ugasanga umujamaraje muri imbere y'abantu ahisa gufata vuba ngo tugende unjyana nkande warankoye abari seriye we ugasanga ngo yamenye telefone yawe ngo wavuganye n'abandi bahungu akagukubita akagukingirana atakuguriye agafuwa cyane uzi umuntu kumena na phone niyo yaba yarayikuguriye abakwetse ko nayo yakumena hari uwo twigeze gukundana nawe kera arambwira ngo zana telefone yawe ngo nyimene ngo nguhindukanye naramubwiye telefone yawe yigumane niba ushaka kuyimpa yimpe iyi ngende mu muhanda nyifashisha umuntu umena telefone nkandi umene telefone ngo nuko ngo wafushye kumena telefone ibyiza muratandukana abazabona undi umwubaha muri ibyo byose namubwiye ngo reka
abo bantu kabareka akenshi rega aza kumena telefone tubwizanye ukuri nawe aba yabonyemo nk'aka message ngo nimugoroba watashye bwije yendi iyo nimero urayifashe mu mutwe yereka mbabwire yakabona Nese gufuha cyane si byiza ngo yerekana umugabo ugukunda. Oya reka ntago ahubwo umuntu ufuha cyane ni nawe uguca inyuma. Umuntu ufuha cyane ntago abagukunda. Ntago aragukunda ariko akaguca inyuma. Ntago abagukunda kuko umuntu ugukunda ntabwo arakwizera. Icyizere ni icyo tuvuge ngo icyizere. Wagize ngo abakobwa se bo ntago bafuha. Yewe abagabo bajya bansetsa n'abakobwa barafuha. Aho ukabona umugabo uvugiye kuri telefone ntazi umuntu muri kuvugana akayisa kwandikira iki message nkakomeza kuvugana n'uwo muntu ngo ubwo n'ibyo basanga umuntu mufite ngo gahunda hanga ibiki n'ibyo akahita nakubloka bro uzindi kuvugana nande wende dukuvugana n'ibintu bidufitiye akamaro biri butugaburire kabiri gatatu ngenda kupa umuntu ugiye kumpereza amafaranga cyangwa uri kumpa akazi kandi amafaranga mwana yasangira ayo mafaranga uri buyaryeho nurangiza umbwire ngo mukupe umukupye gutari ngiye mukupye nte wese ko sanga uri kwivugira wowe nukupe none ko nabaje abashabirada we akazi ko gusabana ngo yavugaranga n'umuntu uri ku kazi we kuki waba utari kuvugana n'umuntu mukorana akamwita tayeri ugasanga abagabo bafitemo ba Claudine abanditseho ba Claude uri kubyumva ugasanga niba umugabo akorera ku muhima ugasanga yafashe umukobwa ahandi hantu amanza ngo kumuhima ku bitaro kugira ngo akujijishe ngo barakorana ibyo se nibiki ibyo bintu byose bisaba ko nta mugabo udaca inyuma umugore ibyo nibyo ra ukano kazaza abantu umutima ariwo nzi wapfira kuri kamera hano itagagara hano ako kantu kandwaza umutima twese ukarenzeho oya niyo katakurwaza ariko gufuha cyane ntabwo nemera gufuha cyane no kubura confidence uziko nta cyizere uba wifite noneho hari akandi kantu ntekereza iyo uca inyuma umukunzi wawe uba utekereza ko nawe ari kubikora niyo mpamvu usanga umuntu uguca inyuma akenshi agufuhira cyane noneho hari n'ukuntu umuntu aba ataguca inyuma ahubwo hari ukuntu umuntu mukundana aba yumva ari we gusa kandi koko ni nawe gusa ahubwo akakureba akavuga ati si umuntu type yanjye yego yamaze kwishira mu mutwe we ko utari type yego ewane arafuha ko arashya uvugana na musaza wawe kumwe na Olive kabanza agamagara Olive mbishye mu flash de 5 Olive iteze makuru shasha ariko nayo muhamagaye telefone ye nkumva ntiriho wamumpaye ibibazo bikoze bari kumwe nyina n'ubuza bikora muri kumwe aho cya cyizere gike kiri kumwumvisha ko mutari kumwe uwo muntu muri gukundana mutarabana mutandukana ariko niba mubana gerageza urebe ukuntu niba mubana nta umubere umwiserwa cyane kurushaho niba mubana telefone ijugunya hariya n'ubundi wabaye mu mama ubundi ugomba na sim card wayivuna ugafata bitandukanye n'abamama bavuga ngo warashatse ngo baracyantereta iyo wamaze gushaka iyo washatse ntabwo bakigutereta ese baba bakigutereta ubwo ni ubuzima kweli ese baba bagutereta ngo bagushake kandi ufite urundi ni uburayi uko nguko nagaruka uburaya rata n'uburaya kabisa biga uwo muntu ni mwabana n'ubundi ntago mwahuza mbega ikiganiro cyiza cyiza cyane noneho nakibaza wenda nko kuri wowe wenda niwe umaze igihe gito wubatse nk'imbogamizi wabonyemo n'izihe imbogamizi ikintu kigora kwakira mu rugo kugira ngo umenye umuntu muri kumwe biragora burya niyo muri fiançailles uba uzi kuza umuntu koko ariko iyo ugeze mu rugo usanga utamuzi n'ubu nturamumenya n'imyaka mumaranye n'ubu nturamumenya hari igihe akubera mushya ukibaza se uyu agaragara ko yagiye gutubeshya umugore waramuzi ntabwo umuzi nawe ntabwo akuzi ntabwo muba muziranye neza mbese namushaka ntamuzi umuzi ntabwo mwashwanamo turiya tuntu bizamo by'amashe mugatangira gushwanamo gake gake ukuntu ntabwo mwashwana umunyarwanda yaravuze ngo umuntu ni mugari ako kantu umuntu ni munini hari ukuntu umuntu akora ikintu akavuga ngo umuntu ngo urambonye ngo tumaranye imyaka 20 iki kintu sinanzi ko iki kintu ngo gikoze kwaka divorce babanye imyaka 30 bafite n'abuzukuru ubwoba nanjye ntago nayaka oya urihangana aho mugatandukana ku neza buri wese akigendera ariko mutagera ngo twatandukana aho ngaho wafata icyuba cye ngafata icyanjye basi
ntabwo twatandukana imyaka 30 tubana ubwo se mumusigaje ingahe ngo mupfe ni mike cyane ariko icyo cyo gufata icyumba wagumye uvuga ni bibi na bibiri irabyanga ariko ariko na divorce ntiyemewe impamvu mvuga ngo icyumba hari kuvugira ngo muticana hari umumama nzi kera yo nkuru nayo mvise kera ndi umwana muto ariko sinzi impamvu bitigeze bimba mu mutwe umugabo we ngo yamucaga inyuma akazana abandi bantu akamusohora muri chambre yabo noneho akagishyiramo abandi ariko ngo umumama agashyushya amazi mu gitondo agakora breakfast ibintu kigori kagasenga batararanye ahubwo umugabo yararanye n'undi muntu abantu bari ahubwo nkuko bazi nyine bakagusohora mu cyumba cyangwa bakansohora mu cyumba cyanjye bagashyiramo undi muntu mu gitondo uri supposed gukora ka cyayi uri supposed gukora ibintu byose urumva ndakubwiye ngo uwo mumama ngo agasenga ayiwe nta mumama urumva ntigeze ashaka kwahukana kandi yari afite impamvu nyinshi zituma yahukana no kuko anabyibonera umugabo we akamuzana mu cyumba cy'inzu yabo bakanakoresha ibitenge bye bakanakoresha amasume ye ibintu byose ariko umunsi umwe rwose umugabo yazanye umuntu umugore ngo bageze mu cyumba ngo umugabo sinzi ukuntu byagenze wenda aravuga ngo genda arongera aramucyura ngo yagarutse amusaba imbabazi kuvuga ngo nk'uwo mugore ni ukubwira ngo narihanganye sibyo narihanganye ariko n'abantu batubwira ngiye ngwanye ngo twabanye ari umukene ngo nta kazi afite ngo ndamutunga none ngo amaze kubona amafaranga ngo asigaye ngwaca inyuma guys nubwo nyine yaba yari umukene mwasezeranye kubana mu byiza no mu bibi amafaranga yawe nayanyu mwese kuko iyo byatanye kuvanga amafaranga yanjye ngo aya nayo umugabo biba byapfuye ugasanga abagore nibo bakunda kuvuga ngo amafaranga y'umugore ngo nayanjye amafaranga y'umugabo ngo nayacu amafaranga yanyu mwe yose yaba ari nakoreye yaba ari umugabo wanjye yakoreye nayacu kuko tuyareba tuyashyira hamwe tukareba icyo dukwiriye gukora tukagikora ayo mafaranga se nkawe Gisele usanze ari kuyasangira nk'inkoko n'undi mukobwa wabigenza ute nkuko nanjye nayasangira n'undi muhungu kandi tudateretana bateretana nyine barabikubwiye ese nasanga abantu bari kurya nkibwira ko bari guteretana ukabimenya ariko Gisele n'umwana mwiza ubuhaye kare umugabo wawe yisangirire nawe bajya bateta hari igihe ubimenya ukabona umuntu ariko ukabona wenda Olive muri kumwe nkahita ntekereza umutwe wanjye ko muri guteretana muri kuri mushaka kuba muri kumwe abantu bari guteretana aratabaragara siko bagaragara akana ko muri uskuri barebana we barababeshye dize ibanga se niki ko mukuru wawe gutwara umugabo wawe kandi mubana mu nzu ibyo byo ndabitinya none se nese ushingiye gucyo uvuga ngo nyine ushingiye gucyo uvuga ngo biragaragara bigaragarira he ndakubwiye ngo ibanga umuntu yashatse byandi nababwira ngo umuntu ni munini umuntu yamara imyaka 20 aryamana n'umukozi wawe n'umukozi watarana gusuzugura na rimwe akazana mutera nindi umukozi akabeshya ko ari umuzamu wayimuteye ukanayirera bitewe n'ukuntu mwabanye uri kubyumva ntuzari ngo umuntu ngo amafaranga ngo mbimenye kabikora kwiki se ngaho nawe mbwira ubimenye ko bari kuyasangira ubimenye wenda urugero amafaranga yanjye sibyo duspose amafaranga yanjye wenda umugabo murusha amafaranga y'urugo rwanyu usanga iyo umugore arusha umugabo amafaranga ajya asuzugura umugabo ni bibi abagore barusha abagabo amafaranga bakarusha bagashasa n'ukuri mwubahe nimukabasuzugure kuko umugabo aho ava akagera n'umugabo aba ari umugabo yaba ari umukene yaba ari umukene aba ari umutwe w'urugo n'umutwe w'urugo wowe ukaba niba ari urusengero simbese hafi umutima niba uri umutima urabizi ko umutima w'urugo umutima buryo ugize ikibazo nyine ibintu byose birapfa ariko umutwe amafaranga yanjye rongeye nsanze jama ari kuyarya n'undi mukobwa wicaye mu kabari wari ubizi warafashe utumesaje ukirengagiza utumesaje ngiye nta nubwo najya muri telefone y'umuntu ngo ngiye kureba mesaje ntabwo wajyamo ngiyewe Gisele akorera Gisele afite umutima ukomeye umugore mwiza we ngiyewe ntabwo najya muri telefone ariko akenshi usanga abagore bavuga gutya ahubwo ari bafuha nkubwire ngiye ndafuha simbihakana ko ntafuha cyangwa nawe wabikora ibyo aba barimo gukora
nawe utinya ko ukanga kurebamo kugira nawe atazarebamo yawe. Telefone y'umuntu, telefone ni ikintu kibi cyane, na message irayoba. Nshobora kuba ngena ngiye kwandika buretse gato yayabye sibwirwa n'icyo nimero urabimenya. Ndakubwiye ngo ari ukuntu umugabo afite kandi telefone mu modoka kakanumfu gatoya kabamo nimero imwe cyangwa ebyiri. Urumva noneho ya nimero ya muburi kamwe yandikishwa ngo hi, kubera ko yamuhamagaye mwiri mu modoka, wowe ukabona ngo hi uzere ku iki se ko yari hi yo kumubwira ko nakubuze, yari isiri ryawo baziranyeho. Rero gufuha cyane ni bibi, gufuha cyane ni bibi, kuko ngiye nasanze rwose muri mu kabari muri kurya nkabimenya ko mukundana, nkabafata mfite ibimenyetso bihagije, ngiye umuziga abanagenda, ntago nagusubiza aho ngaho, kuko icyambere ntago najya kwica izina ryanjye ngo urarwanira mu kabari. Ndetse no kuvuga ngo izina ryanjye kubera ko wenda ndi kuri social media, niyo naba ntari kuri social media, nahita ngenda. Ahubwo icyo nakora, iyo karita ya banki nayitwara ukagenda utagize ikintu ubwira nk'uwo mukobwa bari kumwe. Ntacyo namubwira nanjye, ntacyo navuga. Njye umukobwa mvugana nawe ikise umuhoye iki, njye nkubita umukobwa wenda agiye kumbwira ko nta mugore agira, cyangwa ubwiye ko napfuye mu myaka 5 ishize yigora wabagobiza abagabo baza gutereta bavuga ngo abagore baba barapfuye. Ugiye murazi bibaho, ntago mvuga nta kintu twavugana tuvuga n'ikise, ntacyo njye namubwira. Njye umukobwa mubazi, njye umunyarwanda yakugira injiji, buretse no kungira injiji niyo atangira injiji. Yewe sinajya kwisuzuguza ku mukobwa, sinzi niba ari indaya, sinzi imico ye, afata n'icupa njye ajya kuri nkubita dupfa umugabo wanjye. aho kugira mbwire nabo umukobwa nabwire nabo umugabo wanjye ako kanya ngiye sinamusebye, nyine ndamuhagarara imbere gutya, wenda habe nka contact kugira ngo mwemeze ko byose bishoboka, nkayifata nkagenda kugira ngo aze na moto, nta n'amagambo abiri nge twavugana, nkataha nkajya mu rugo rwanya ariko byari ariko genda gukora arakubeshya bakane mu nsike hano ntajya gahunda ni ukwizirika, ari ukwizirika ariko ntaho ngiye wese wajya ukansiga mu bishozi ko mu nsetse, wowe uzi kuvunikira ibintu ukabisiga sha ngo urivumbuye ngo wahukana, ugahita wigira mu rugo yaza akavuga mu bisoti. Nta n'ikintu twavugana ako kanya, kuko nemera ko umuntu akirakaye ariho hava bya bintu cyane. Icyambere nshobora kuba nari presentable yo kugira ngo asohokane tujye gusangira iyo nkoko, yego cyo ni kimwe. Nshobora kuba mfite imico akaba yaragushatse, birashoboka, nshobora kuba yanshatse kwa amafaranga, nshobora kuba mfite imico mibi itamwemerera kunjyana mu bantu, sibyo? oya benshi ikintu gituma babikora, nshobora kuba nta mwanya umuha, cyangwa ageze mu rugo ukicupiza akabona niyo ntaba ntaricupije nkamwima wa mwanya, yambwira sho tujye kurya agakoko, nkambwira mu rugo baraza kugateka please baze kukokeza. Hari n'igihe gushaka uri mwiza, yagera mu gihe cyawe abonye utangiye gusaza akishakira abana bato basa neza, ariko basa neza, uri kubyumva. Ibyo byose nabireba, kuko ntago uwo munsi ntago nababeshya ngo ngiye navugana nawe, ntacyo twavugana, kuko aho ni hahandi nkubaza ngo wamburanye iki, kandi nkabikubaza ndira. Nimba ikubaza ndira, mosiyo zanjye ntabwo ziri gutume nkubaza the real impamvu unca inyuma. Ariko iminsi 2-3 namaze gucururuka neza, twaba turi no mu cyumba kimwe nta kibazo. Abantu bagira imiti bitandukanye, ariko ya modoka igushuka, ya karita y'amafaranga wirirwa ujya gukuraho ngo nuko ngo ari banki yacu, ayo mafaranga rwose to be honest ntabwo wakongera kuyabona nk'uko yabonaga, ariko ntabwo nakawukana. Wamubanira fo namubanira ku buryo nkubaza ngo umwangaye ku munsi ya essence ukayambwira ese ugiye mu kabari ugisengerera abagenzi bawe ngaye fresh nkaguhereza ku buryo bibaye ngombwa naza yankubarira amafaranga ngo wako kwezi karita nkayikwambura. Nibwo umugize inganzwa kandi ntizaboneka, ariko nawe ntago yaburana kubera ko ari gusesagura umutungo w'urugo. Ibaze ko nabana banje bari kurya kawunga n'ibishimbo, we wicaye mu kabari uri kurya inkoko, uri kubyumva. Icyo cyonye niyo ngitekerejeho, ntatekereza n'ahantu twavuye tugira ngo tubone ayo mafaranga, wowe ukicarira kuyapfusha ubusa, ugasanga umugore atega moto yaguriye indaya imodoka. Urumva, kandi njye amafaranga nanze kuyakoraho ngo tuzagura ikibanza, urumva ngo tuzubaka.
umujama ari kunsaba mu mutwe akubwira ngo tuzubaka ryari ndi kwiyima wowe uri kuyataka gusa ibyo nabikora kugira ngo ubutaha nibihashira gatatu uwo mukobwa utamuha amafaranga wamuhaga azagucikaho namara kugucikaho baba bamukundira amafaranga namara kugucikaho ikarita yawe nzayifata gutya nyigusubize nimara kuyigusubiza uziga isomo rigaragara ko nta muntu ugukunda bagira ngo ngiye nkwereke ko bagukunda ibyo bakunda ibyo ufite badakunda wowe kuko wowe udafite ibyo ufite nta n'umwe wakuvugisha ni ukugira ngo mbanze ngucupize nkwereke ko nakundira amafaranga ari umugabo wewe wabana n'umuntu nta abakobwa rero abakoresha bazi ko abakobwa bakunda mucyo nta mukobwa ugukunda yagukunda gutazi ko ufite umugore aba yumva ko uzamugira wa kabiri wamugira wa kabiri ariko niyo yaba ari uwa kabiri aba afite nawe undi akunda ahubwo wowe wagushakaho amafaranga ye rwose iyo karita nayitwara n'umutima mwiza nkagucupisa ukwezi kumwe nabona utumvisha nkagucupisa kwa kabiri ubundi bagukobwa bwose buri ko bukirukanka inyuma bukagenda bukagucikaho iyo umusubije bukagaruka ubundi namara kugusubiza ikarita yawe niba uri umugabo ushaka kubaka uzaba warize isomo niba udashaka kubaka ni ukwita mfata amafaranga yanjye nkure nkafungura indi konte nkayashyiraho nawe yawe yamara gushira nkazareba aho uza kumenera umbwira ngo ningo amafaranga full stop nuko nabigenza biragoye nka tugaruke kuri haryo Olive winje mu bintu bya sinema ubana n'umugabo yego yabyakiriye yarabyakiriye kuko arabizi ko cyangwa ashyizemo akagufu oya nta ngufu nashyizemo arabizi ko mbikunda ubu ntase nurakora ukabona yamuriye nko mu mutima akabona ntishimye ntabwo imurya mu mutima ariko nyine arabisengera kuko arasenga aravuga ati Mana bigarukire hano muri filime bigarukira riga ryari yasenze oya icyiza cye ni uko ba mabuja banjye baraziranye na baba babizi ko batanjyana mu ngeso mbi rega n'ubundi Gisele yigeze kuvuga behind of camera avuga ngo ibintu byose bikorwa kuri set inyuma haba hari abantu no mpamvu bagomba kukwizera n'abantu bafuha cyangwa bumva ko umukobwa ukinnye filme aba ari indaya cyangwa iki nuko abataragera kuri site aho bikorerwa ariko muri sinema bakunze kuvuga ko habamo uburaya cyane sinzi impamvu babivuga ariko mushobora nko gusubiza abantu badukurikiye impamvu babivuga nuko bifatwa abantu bagahita batwara amada hajyamo abantu kumva ejo ngo ngo yarwaye igiswaku hanze sinabiswako barabirwara cyane biravuga uzi impamvu bivugwa sinema suzi barwaye sida uzi impamvu bivugwa oya reka nkubwire impamvu bivugwa sibyo impamvu babivuga akenshi nuko ari bo bagaragara bazwi ariko nese umuntu wo muri quartier yatwarinda kabyara bumva ko nyine ari bisanzwe ariko iyo ari icyamamare bumva ko ari ibintu bikaze kandi mu by'ukuri aho yakayitwaye ashobora no kuyitwara atari nka kwa kundi mukina akagusoma nko kwitama wege kamera ivaho muganira ndivu none mu kabiri oya akenshi noneho reka nkubwire n'ukuri abantu bakinana baba bameze nk'abanyeshuri nk'ukuri abanyeshuri bapingana nta santima wamugirira abanyeshuri barapingana bayumva ntacyo umugenzi we yamubwira ariko si n'abanyeshuri gusa ahubwo ni abantu bahuriye muri society imwe akenshi baba bapingana sinzi kugira ngo muzakundane muhurira kuri site biragoye mukora akazi kamwe utangira gukina filimi ni nk'akahe kantu bakubwiye ku acting kakakurushya kakakubwira nk'amazi imyaka myinshi ntago maze igihe kinini ubwo turabaza amabuja wawe mwicaranye ntago maze igihe kinini amaze like nk'ukwezi yo kumwe ndikuguhemukira we ntago bigoye we ntago arahura na challenge ariko wowe wahuye nazo Gisele nyinshi cyane twaratigise Ndiyo bintu bakubwiye kwa actinga Gisele ukabona birakunaniye ukavuga ati wapi biranze nashaka mubwire rero nta rori bari bampa ngo inanire gukina harya mutuanye ni uri mama Idi nta rori bari bampa ngo inanire gukina muri filime ya mbere nakiriye filime ya mbere nakiriye ya mbere kera twaga Sekibi
nta muntu yayikura ngo ndebe uko oya kuri YouTube iriho gira umushiha koko aho hantu umuntu yarananyambuye kwanza akundi wanyishyuye cyangwa yanyishyuye koko turamugaye kandi ibaze kwitwa se muramburwa shaho uzi ukuntu abantu baba byaratubabaje ukemera kwitwa se ikibi bakanakwambura umva iyo filime twaga se ikibi baranyambura umuntu wanyambaye ariyizi ubwo nyiri iyo filime nyine niwe yanyambuye ntabwo bivuze ariko yigaye kwa burya uzi ngiye ikintu nabonye ntabwo nshobora kwambura umukinnyi abakinnyi barabizi kwambura umukinnyi ni ibintu bibi cyane kuko iyo azamutse hari igihe azamuka akakurengaho kure wowe ugasigara umwifuza yego kandi abishaka shaho akakuvuga abakinnyi bose ufite akabatwara wowe ukazajya uguma hasi ukazajya ushaka abantu batarakumenya rero kwambura umukinnyi ni bibi cyane rero njye nta challenge nyinshi nahuye nazo kuri abavuga ngo abantu ngo bakanga ruswa z'ibitsina ntabyo nahuye nabyo byo kuvuga ngo ngo amarore ikananira nta rore numva ishobora kunanira ari rore nyine ushobora kunkinisha ngende umubyeyi abana ntayo nta kintu ako si ukuvuga ko ibikunaniye si ukuvuga ko ibinaniye ahubwo ni ukuvuga ngo umwana wanjye nayireba se azavuga ko ari ubuhe burere natanze nkanga kuyikina kubera izo mpamvu ariko atavuga ngo yananiye kuyikina ariko hari n'abantu batinya kamera ku buryo imugeraho ibintu byose bikanga kabisa ubu nyine si umukinnyi kuyo si impano ntago ari impano none se niba ndi kukwereka abantu bamaze ukwezi muri sinema rero ni ukwezi b'abahanga gutekereza ko mu mwaka bizaba bimeze gute mu myaka bizaba bimeze gute mu myaka bizaba bimeze gute biba byiza iyo uri gukora ikintu n'ubundi ugifitiyemo si ubundi umenya gute ko ufite impano yo gukina filime rero ubu ngubu nta muntu ukivuga ngo mfite impano yo gukina filime byari ibyacu bya kera nk'ubu ngubu umuntu uramubwira ngo rirakarira akahita avuga ati ubu nakina filime ese burya kurira nta ngo mwishyire ibitunguru mu maso kugira amarirazi ntabyo dushyira uribuka filime ya ba Fabiola kera bayita uriya mugore yarazi gukina uriya mugore yarazi kurira ko yarazi kurira bira ari amarira yarayukuri ni ukuvuga ngo ari ibintu nyine byinshi impano nk'uko ufite impano yo kuririmba muri impano yo kuririmba uyimenye buri muntu wese uvuga yanaririmba oya reka ngaho uririmba ntabwo buri wese uvuga yaririmba ahubwo kuririmba se ni iki kuririmba nyine ni impano hari abantu bavuga ngo naririmbye ngo kera muri korali hari n'utararimbye muri korali akaba uzi kuririmba kuvuga ngo kera ngo twakinaga théâtre njye sinigeze nkina théâtre ku ishuri byande bya primaire ntiwabikoze no muri secondaire ntabyo nigeze nkina urumva ugasanga ariko umuntu aravuze ngo nakinaga ngo théâtre ngo kera ngo ku ishuri ngo niyo mpamvu ngo filime rero buri kintu cyose hari ukuntu ikintu cyiza ari impano yawe wagira amahirwe ukamenya iyo mpano kikurimo ukayikoresha hari ababijyanwamo nuko bafite impano abandi bakajyamo ko ari ubuzima bwanza akajya hari n'igihe ubijyamo kuko ubikunda ari iyo ukunda ikintu bavuga ngo gushaka ni ugushobora kandi hari na sinema hari n'ibigo bisigaye byigisha sinema bakakwigisha sinema uyikunda ukayikora ese Jose nk'icyamamare nk'umuntu udukurikiye ari umwana muto cyangwa se mukuru ashaka gukina filime wamufasha iki azaza kurebe hano twakoze urugendo oye ntabwo mubwiye ngo azaza ndebe kuko ntabwo ari njye nyine ukora filime hari abantu benshi cyane bakora filime agize amahirwe tugahura namufasha kuko ntabwo ari kuvuga ngo ngewe mfata abantu nkabashyira muri filime gusa hari n'igihe hari n'abahungu sinibuka amazina yabo ariko bariyizi bashobora kuza no kujya kino kiganiro baranyegere bambwira ko bakunda filime bari bafite agastori kanditse ndabasapotinga ndabaha amafaranga barakora ubu atari ngombwa ko ngewe ngo nguze muri filime nanditse ngo muri filime ndi gukinamo nguze duhurire muya ibyo ngewe ubundi umuntu ufite impano yo gukina filime ndamusapotinga uko mbishoboye ariko bisaba kuba uri na mwiza kumbona nta mukobwa mubi ukina filime ngendera ngo uri mwiza cyangwa uri mubi ubu nta uraza uvuga ati subira inyuma kandi ntube kubeshya n'iki ni icyaha nta muntu uraza uvuga ngo
bazangaba ashobora kumusubiza cyangwa inyuma agakina rimwe kuko ntazagaruke. oya bazaba ushobora kumusubiza inyuma kuko atabizi atari kwakitinga neza nkuko bishaka ako si uko ntabwo wagendera ku ntabwo isura mbasubiza inyuma kuko uraza nkakuri kukatinga nkagusubirishamo inshuro inshuro eshanu nyinshi nkubwira ngo kora kuko wambwiye ko ubikunda nkagusubirishamo nkakubaza ngo ndakurenganyije ngiye n'umukozi wo mu rugo iyo ngiye kumwirukana ngiye ndamwicaza muri salo nkamubaza nkamubwira gutya nkamubaza ngo ndakurenganyije ngewe iyo umbwiye ngo ndakurenganyije sinkwirukana nshara umuntu mwiza iyo umbwiye ngo ndakurenganyije sinkwirukana ariko nari mfite abakozi banjye bose bambwira ati yego pe ntabwo ndenganyije reka nigende akanasiga ncakiye undi kuko iyo ibintu atari ibyawe ntabwo aba ari ibyawe iyo ibintu ari ibyawe ni ibyawe ntazajya umuntu ukubeshya ngo umuntu araje ahita kuryana hita uwo mugisha ntiwari uwawe umugisha wawe ni uwawe ni kwa kundi umuntu avuga none se nk'ubu ngubu ngiye nize umunyamakuru ngiye singize niga ubunyamakuru ntabwo wabyize nyine ko kundi ntabyo nize uri kubyumva ariko umuntu akavuga ngo kubera ko ngo ari kuvuga ngo amakuru ukahita avuga ngo nize ubunyamakuru ntabwo nigeze niga ubunyamakuru ni impano nawe ushobora kuba uri aho ngaho wumva wavuga amakuru wumva wakora ikiganiro wumva ari ibintu byinshi wumva ari abantu wayobora ukabikora kuko ni impano ni ikintu kikurimo ushobora kumenya gukina filimi no kuyandika memuta ziriya filime zose se mubona ziba zanditswe nawe ni wowe uziyandikira ni nanjye uzitekereza teye ubwoba kabisa ni impano ndabitekereza nkabyandika nkashaka abakinnyi nyine nk'aba b'abahanga beza bacanye ku maso yego ni pranka mukora kugendera neza ahubwo pranka mukora mwayitangiye ryari we na James twatangiye 2022 hari nka pranka mwakoze ukabona abantu bagiye kubyemera nk'aho ari byo ni nyinshi hafi ya zose nk'urugero tugize amahirwe kuba tugufite wenda hari nka pranka ugiye kutubwira abantu bakaba bari bazi ko ari byo kandi atari byo ari ibintu nese undi si birangira bavuze ngo byari prank n'ubundi birangira kubwiye ko n'ubundi byayakoreshaga bitangira nyine abantu bazi ko yenda kwa waretse kunsebya prank biba ari ibintu by'imikino nyuma umwereka ariko hari amapranka batabivuga nzi ko mwebwe murabivuga uhita umubwira ko umubeshya hari nk'amapranka tujya tubona ku ma TikTok bakabikukagira ngo byari byo kandi atari byo mwebwe muhita mubivuga ninde uyihimba hagati yawe na James bose nyine iyo agiye kunkorera prank iyo wagiye kuyinkorera arayitekereza akayinkorera we umeze nka kwa kundi kwa Bahavu na Frere ni kuri amukora tubwira abantu aho babikura ubundi tunasoze turabona umwanya uhagije yo tubuganiriyeho tuzafata undi mwanya tuganireho ku bindi bintu babikura he babikura kuri James and Oliver TV ni umugore turi umugore n'umugabo ni ibintu byiza pe bambabarire baze kujyaho bakore subscribe mukande like mukande shares mutera ama comment meza mana nshimira n'abantu bama ama comment meza no kuri abantu baradukunda cyane oya ntago wayivu na comment none se nubona comment bizabigenda oya nigeze kuyibona mana we ndiyubutse umuntu yateye comment hari udushoti mu video tujya dukina twigisha abantu mu ngo noneho dukina nka gutya umugabo wawe aba guca inyuma gatereta umukozi noneho turabikina nyine urumva ngewe naje nsanga umukozi ari kumwe n'umugabo wanjye ari we ni na Sheila noneho ndangije mubwira nabi nyine tu mubwira nabi nambwira igihe uba wabyukiye nubwo wateguye icyo kuko n'umukozi atangira kugusuzugura bitewe nuko umugabo wawe umutereta umuntu yateye comment mbi ambwira nabi nyine ngo mvuze naba bakoze kandi mu by'ukuri nge nashatse kwakitinga nk'umuntu bibayeho kandi icyo gihe muri ako kanya bikubayeho urababara pi ukavuga amagambo mabi ndavuga ngewe ntago nashatse gusebya umukozi yesi atera komenti ngumva ngo uwo mukozi wawe ngo ubundi se nk'uko ndiba nakurusha ubwiza umva nyine ntabwo ngewe nababaye kuko ubwo birashoboka ko nari mukomerekeje ariko mu by'ukuri ntabwo ngewe nabikoze kuko uriya mukobwa ni n'inshuti yanjye kandi ubwo ejo aza avuga ngo uri mwiza yigo shawo
nyine njyewe naravuze se nahise nane excuse ndamusubiza ndamubwira rero ibi bintu twakoze twatinze gutya yari short movie nago ari kuvuga ngo ni ibintu bikuba ni film rero nuko ari bugitangire gihe n'abantu banahanyuvireho arahugera ukababara bagiye mureke mbabwire tunasoza ikiganiro cy'uyu munsi umuntu ufata umwanya we akandika comment ntikakubabaza kuko aba yafashe umwanya wo kureba ibyo bintu akabirangiza yamara kubirangiza akandika comment ni ukuri comment mbi nkawe uyandika ntabwo uba uziranye n'umuntu n'ubu uzi umuntu uwo ari we banakubaje ngo kanaka ninde izina rye rya kabiri ntiwarimenya ubu uzi izina ari gukoresha aho ngaho uzi izina rimwe rero kwandika comment mbi ifate nawe wishyire muri uwo mwanya arimo bakubwira icyo kintu wowe wanditse wakishima ntabwo wakishima hari n'igihe usanga uko uri kwakitinga umeze mu by'ukuri mu buzima busanzwe nta nawe uhuriye n'uwo niyo mpamvu nyine mvuga ngo ntabwo umuntu aba muzi ntabwo umuzi rero kangubwiro riva ngugire inama for free ntuzongere gusubiza umuntu wataye umutwe akwandikira comment nari ngitangira ntabwo nari nakabimenye uramwiharero waba ari umufana wawe undi wa danje wo hejuru kugukurikirana batanu genda bakunda rwose mujye mwandika comment mbi mwandike na comment nziza sibyo imbi ngewe imbi zinereka ko mwankurikiranye byatako abanyandikira comment mbi hari ukuntu mwabana mbeshye nyine bagashyira amarangamutima menshi sibyo amarangamutima menshi ariko nka muntu ntuka ari umuntu ugeze kunuka kwa Chita niba ari kwa Chita kwa Rose Ujizera ngo ndamuzi ngo nindaya ngo nanategera ngo ndahazi noneho umushiti wanjye uba muri Canada arangije afata iyo screenshot arayinyoherereza arambwira ngo uyu muntu ngiye kumuhiga ngo tunamuhiga kuri Facebook ngo turebe ngo uwo ari we ngo tumubaze ibintu yakoze nteje icyo gihe na Rose arababara cyane ambwira ngo ugiye ngo ibi bintu ugiye kubisiba ndambwa bisibira ikisi ndambwa niba twarahuye nyine ubwo ngubwo aza ahantu ntegera nshatse kuvuga ko uri umukiriya wacu umukiriya w'ahantu yantegera rero ama comment ntakakubabaze rwose yego bimbabaza wanuka ngo ndindaya wanuka ngo ndumurozi ntiriya nari ngo nagiye mu bapfumu nyine ibyo wanuka byose I don't care ikingenzi nuko nsohora ukareba kandi icyo mba nshaka nuko nsohora ukareba kuko ndagukunda kabirebye byambabaza niyo wantuka nta kibazo ndagukunda oya ibyo bintu urabimenyera cyane tuzasubira ubutaha Imana ibagirire neza aho muri hose kandi mugumye iki kiganiro niba wagikunze gisangize umwe cyangwa babiri biraba ari umusanzu ukomeye uduhaye tuzasubira ubutaha by the way mboneraho gatoya bataragikupa kino kiganiro mboneraho kubwira abantu bifuza gukora ama interview kuri JJC Media uko hari abantu bifuza kuvuga ngo turifuza gukora interview kuri JJC Media ese ndahagera gute turaza gushyiraho nimero mujye musaba ikiganiro tuganire hari ibyo mwifuza kudusharinga hari igihe mufite inkuru mushaka kutubwira ubuhamya bushobora gufasha umuntu ibintu araho tuba twatanye tugavuga nabi ukaba waza kudukosora ibyo tuba tutazi wowe waza kutwigisha turaza gushyiraho nimero nk'eshatu wahamagara ushobora guhamagara yanjye ushobora guhamagara ya Gakwaya ushobora guhamagara ya Eric ku buryo umuntu yagufasha bitewe n'ikibazo ufite nicyo nashaka kubabwira bye Eric ngo nuzime uko naje gusanga